Mwana urambona uramureza Imana. Umva ntabwo bamfite bwo gupfa nimushaka muze mu ndangize n'ubundi si yandambi. Tujye twica abana b'abahungu tujye kugurisha imitwe mu Bushinwa. B'abahungu ko hagira sha mana abana bina hatorafite n'ugupfa byo kudapfa nyine nawe uri kubyumva bose uzana biri so ushonje wenyine. aka kazi bose yaduhaye urabona ko ataturambiye. Mwatsi tugahamagara abantu tugatomboza amanimero tukajya dutera abantu ubwoba bakatwohereza nk'amafaranga kuri telefone. Igitekerezo nicyo. Iki gitekerezo nicyo kabisa. Umuntu uri buhamagare nimero nicemo ni igiti. Iyo watanze icyo gitekerezo zidacamo ni igiti. Halo. Ohereza amafaranga 300 ahangaha kuri ino phone vuba cyatukwica. Umva shashira wana udisipika twumve twese. Ndabona isakupa. Umva man, zana ku gafone ndebe ko abantu uhamagaye ko ari cyo. Mwana urambona uramureza Imana. Inde man, shyiramo za nimero nawe turebe ko biguhira. Uhamagare turebe amafaranga kwazo. Gafone kanjye ka make akonjya kugagura nta n'umuntu nigize nguza munshakiri Zinaho duteza abana mani sijyojwe isuri ry'umwana numvishe mani ngere kante mbemeza aho bwakiri kare. Halo. Umva mani ohereza 300 kuri telefone nona. Cyangwa umuntu azatakurangiza. Umva ntabwo bamfite bwo gupfa nimushaka muze mu ndangize n'ubundi si yandambi. Mani mfite igitekerezo. Mareke tugende dushimuta umugore uri mugabo. Ndabizi abagabo bose bakunda abagore babo. Ndabizi amafaranga ari buhita yaduha. Ibyo bintu uvuze byari ibyo ariko uwo mugore ntabwo tumuzi. Abwo reka twongeye duhamagara uriya mugabo tumubwiye ko tugiye kumushimutira umugore. Hano tubonye tunaniye wowe tugiye gutwara umugore wawe bya byumara kubwiye ati tugiye gutata umusoza ruzungu twebwe nutohereza 300. N'ubundi umugore wanjye yarananiye nari ndimo ndasaba gatanye. Bareke noneho pere tumubwire ko tugiye gufata umwe mu bana. Hano noneho n'umwana tugiye gutata umushimuta kumwe n'umugore nutadohereza amafaranga tutata tubasohereza icyarimwe. Yewe n'umwana wanjye yarananiye sinza haba yabaye kirara yirwa zerera ku muhanda. Mwana ibyo nimba byanze mureke tujye twica abana b'abahungu tujye kugurisha imitwe mu Bushinwa. B'abahungu ko hagira sha mana abana bina hatorafite hariya hirya hari ibigabo n'ibisore koko biri kuza byica abana b'abahungu bina ahubwo ko nabyumvishe neza ngo bashaka kuduca imitwe bakayijyana mu Bushinwa kuyigurisha. ibyo uvuga n'ukuri mana zikuneye nanjye ubwo ako mani muzi n'ikindi nungutse igitekerezo mureke twipfishe mani. Uragarama hariya nanjye ngarame hariya kuko baratunyuraho nyine tugahita turokoka birumvikana. Gama hariya gama hariya nawe cyama hariya gama ipu urese wimeza nk'uburambo nanone ntabwo wapfuye byanya wikipu kwipfa nk'uwapfuye nyine ntabwo ari ugupfa byanyabyo ni ugupfa byo kudapfa nyine nawe uri kubyumva. abutangura kubyina ejo bundi napfuye
kwa muganga agiye kwikuza iryinyo baramwandikiye ntabwo kiragera ubwo rero tuza nindangiza gupfa uzabukoraho n'ubushaka tuzi umuntu yipfira ndebera nka kiriya nibashake bakice reka nkomeze niyipfushe Boss hari umupfu utunga fone se? umurungisha reka mwice ako sheri nawe rwose witonze nimuguka ndaza kuguhamagara abantu bashaka kunyica ndagiza kwipfisha ndaguhamagara rwose Saniyo fone hano shani nyigurishe nigurire irindazi ndanisonze. bose uzana abiri se ushonje wenyine